barabizi bazi ko barimo gutegura kwakira umutegetsi witwa Antikristo. Uyu mutegetsi rero kugira ngo aze agomba kuza isi idafite amahoro, abantu bafite amahoro ari bariya batatu gusa: Uburaya, Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya. Abandi bose ku buryo banakicara bakaganira kuvuga ati dukora iki, ariko tugikora abandi bose badafite abandi bose badafite amahoro. Noneho ku buryo Antikristo niba mwakira isi yose izahita iyoboka. Hari icyago gikomeye rero kiriho abantu batabona, ni abanyamadini. Wenda tuzabikorera ikindi kiganiro. Abanyamadini kuko bamaze kujya gupfukamira aba bategetsi. Amadini yiyunze na leta akaba ari wo mwaku. Kuko ubu akaba ari wo mwaku iyobokamana rifite kugeza kuri uyu munsi. Kandi noneho abakristo, abanyamadini bari kubafata bakabashaka kugira ngo baba abakristo ba Kristo, bakaba abakristo b'amadini kugira ngo bazajye muri, kuko iyo uri uwa Yesu ntabwo systeme wayijyamo ubu uyibona. Ariko iyo uri uw'idini winjirana n'idini nyine. Urumva iyo bafunguye gate uri muri kwasteri winjana kwasteri, ariko iyo uri inyuma wigendera n'amaguru bashobora gufungura amakwasteri yakwinjira warebamo imbere ukisubirira inyuma. Nguhaye ikaze wowe wakoze subscribe kuri channel zacu ndetse n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Ndagushimiye wowe uri mu Rwanda, nawe uri hanze y'u Rwanda, ndagushimiye cyane. Byishimo umeze neza? N'amahoro turashima. Ubu ngubu twinjiye muri geopolitique, aho uyu mugabo iki cyamamare cyangwa se uyu mugabo uyoboye isi Donald Trump asa nkaho yahinduye icyerekezo. Iki cyerekezo arimo kujyanamo isi ya none urakibona gute nk'umusesenguzi? Ndagira ngo nze kubanza gusaba abantu bibuke kubanza gukora like, neho tuze kwinjira muri iki kiganiro, kandi ikiganiro gikomeye. Abantu ntago bagomba kuba mu gusenga gusa cyangwa ngo babe muri business gusa, ahubwo bagomba no kumenya ahantu isi irimo kwerekera. Ubundi umurongo twari turimo w'isi ya none turimo ni umurongo waje nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Nawo ni umurongo washyizweho n'ibihugu byari bitsinze intambara ya kabiri y'isi yose. Muri ibi bihugu ari nabyo uyu munsi ngo bigize akanama k'umuryango w'abibumbye. Ibihugu 4 nibyo byahaye isi umurongo, ariko ibyo bihugu ku ruhembe rw'umuheto hariho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu murongo rero isi yagenderagaho ni umurongo umaze imyaka 80. Ubu rero usa nkaho ucyuye igihe. Ubu mubona isi iri muri struggle, harimo na application, ni nko gushyira muri system. Uzarebe iyo ugiye ahantu bakakubwira ngo turi gukoresha system nshya nko kuri bank. Ubu ni gorana nyine, ntabwo biba byihuta nka system ya mbere. Ariko abantu babasabwa kwihangana kuko mu gihe gitoya ya systeme nyine ibimajije kureyarisa igeze, imajije kureyarisa abakozi bafite amahugurwa, internet ihagije ku buryo byongera bikihuta nkuko mbere byabaga byihuta. Uyu murongo rero ubundi isi yagenderagaho yari umurongo, urabona mbere y'intambara ya kabiri y'isi hariho ikintu twavuga ngo cy'ubukoroni. Hariho ikintu cy'ubukoroni, hakabaho ikintu cy'ubwami bukomeye butandukanye, ibihugu bimwe bikoroneje ibindi mu buryo bukomeye cyane. Noneho rero umurongo bahaye icyo twakwita nk'isi ya kabiri cyangwa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ni ukuvuga ngo wari nk'umurongo wo guca akarengane n'amakimbirane, akaba ari umurongo wa demokarasi, aho ibihugu byose bigomba kugira ubwigenge, noneho hakabaho uburyo bwo guca akarengane, ihohoterwa. Mbese abazungu, ibi bihugu bikomeye 4 turaza kuvuga, bishaka kwerekana ko birajwe ishinga nuko isi ibaho neza, kuhohotera abantu bikarorera, cyane cyane ko byari bimaze kugaragara ko nk'Ubudage bwakoze amarorerwa kubera ko bwari bukoroneje ibihugu, akaba ari nta muntu washyira urutoki hejuru.
n'ibindi bintu byose byo mu mateka byari byarabaye mu bwami bw'abaroma, mu bwami bw'abagiriki, mu bwami bwa Mesopotami, bwa Babuloni, mu bwami bw'abaperesi. Ibyo byose rekodi zari ziriho. Noneho baravuga bati reka dushyireho indi modire isi igomba kugenderaho, modire yo kugabura ibihugu byose, buri gihugu kikagira ubwigenge, kandi izo guverinoma tukazikurikirana ku buryo zigira demokarasi, abantu batuye isi bakagira imibereho myiza. Niho hashinzwe ibintu nk'umuryango w'abibumbye, ibintu byitwa Loni, hashingwa imiryango itandukanye n'amashami y'umuryango w'abibumbye yo mu byiciro bitandukanye, ku buryo buri kantu kose bavuga ngo tugakonsirite akarwaye tukavure. Uzumva ishami ry'umuryango w'abibumbye ngo ryita ku bana riba rigomba gukurikirana na wa mwana ngo nyine wo mu gihugu gikenye, hakabaho porogaramu zo kujya kumufasha, ariko aba ari ikintu cy'icyuka kibereye aho ngaho kimeze nk'umusaza wakutse amenyo, bavuga bati nguriye, ariko ubundi byo kigomba gukora kitagomba kugira gute kubikora. Hakabaho ishami ryita ku mpunzi, ishami ryita gucyura impunzi, World Food Program ryita ku biribwa, aho amapfa yateye, aho impunzi zahuye n'ibibazo, mbese ku buryo berekana ko bafite imbaraga zo gukemura buri kibazo cyose cyo ku isi. Iyo niyo si turimo kuvamo. Ariko ibi bintu nubwo byari bimeze gutyo, bari bafite indi porogaramu ku bintu bijyanye n'intambara yo guca ikintu twakwita nk'intwaro kirimbuzi. Baravuga ati nitwe tuzifite, nta n'ibindi bihugu bigomba kuzitunga, mu rwego rwo kugira ngo hatazagira igihugu kigira power kikaba wenda gishobora kwigomeka ku isi kigakora ibintu nk'ibyo Hitler yari yakoze. Ibihugu nk'Amerika, ibihugu nk'Ubufaransa, ibihugu nk'Ubwongereza, ndetse n'Uburusiya nibyo byasigaye. Nyuma haje kuzamo ngira ngo Ubushinwa, nibyo byasigaye nyine ari puissance mondiale, hari imbaraga. Ibyo bihugu rero bikagira n'intwaro kirimbuzi. Nyuma nyine haje kuzamo ibindi nka Israel, ariko numva ngo Israel ifite intwaro kirimbuzi bujya na Amerika, kuko Israel ni nk'intara ya Amerika. Muri espace geopolitique Israel tuyibona, Amerika tuyibona nka Israel hariya muri Middle East. Noneho haza kuzamuka ibihugu nk'Ubushinwa, noneho aho leta zunze ubumwe z'Abasoviyete zisenyukiye, Uburusiya nabwo ngira ngo burya kuzamuka k'Ubushinwa bikomoka ku gukora yego, ariko nanone ni motivasiyo y'Abarusiya. Abarusiya nabo bari bakeneye abantu bari opposite kuri Amerika bashobora kuzamuka bakigira hejuru. Hazamo ibihugu nka Korea ya ruguru, ibyo nabyo byaje gutunga intwaro kirimbuzi, ariko zibitunga mu buryo bumeze nk'ubwiyahuzi, kuko buriya ni nka kwa kundi ushobora gufata n'amafaranga yo kugura umunyu n'amavuta byose ukabiguramo costume kugira ngo nujya usohoka abantu bagutinye utariye. Buriya muri Korea ya ruguru ubuzima waba usa nk'ubuhagaze, ariko ubuyobozi bukavuga buti reka nibura tugire ikintu kizatuma tubaho, nubwo twababara ariko tubeho, Amerika itadusenya. So haza kuza ibihugu nk'Ubuhinde. Ubuhinde nabwo bwatunze bombe atomike kubera igihugu kinini kandi gifite amafaranga. Haza kuzaho n'igihugu nka Pakistani. Pakistani yatunze bombe atomike, ngira ngo kubera nyine ari amakimbirane yayo n'Ubuhinde n'ibindi, iza kubona ko yugarijwe n'ibibazo. Noneho iza gufashwa rero n'Abanyakoreya ya ruguru, biza kurangira nyine nabo bamaje kubona bombe atomike. Ubwo rero ibyo bihugu ngira ngo 9 uyu munsi kuri iyi si nibyo bifite bombe atomike, cyangwa se intwaro kirimbuzi. Ngira ngo mu ntambara ya kabiri y'isi yose nibwo nyine Amerika yateye iyo bombe atomike, ariko uyu munsi bakoresha ngo ni intwaro kirimbuzi kuko bagiye bagenda bazivugurura. Ubu zigiye zivugurura zigira ibintu by'ibyiciro bitandukanye bitewe n'ubushobozi bw'igihugu. Iyi si rero twarimo, nubwo abazungu babeshyaga ko ari isi irabaho ari iya demokarasi, ariko demokarasi barayitwimye. Kubaho neza barabitwima ku bwende bwabo. Bavuga ko bashaka guca intambara, ariko ku nyungu zabo intambara zarakomeje mu bihugu byose.
ariko ndetse bashaka guca ubwicanyi. Buriya wenda abantu banabyumve, nta ntambara n'imwe buriya iba kuri iyi si idafite igihugu kiyihagarariye muri biriya bihugu tuvuga ngo ni puissance. Biriya bihugu biri mu muryango wayo bifite icyicaro bifite bigize akanama k'umuryango w'abibumbye. Buriya intambara yose ibiri ku isi haba harimo igihugu kiyihagarariye. Ubwicanyi bwose muzumva bukorerwa ku isi haba hari igihugu. Ntase wabibonye 94 jenoside yakorewe abatutsi, abafaransa se ntibari hariya? Bagomba kuba bahari bakareba ko ibintu bigomba gukorwa nk'uko bagize gute babiteguye. Ni buri intambara nugenda ahantu hose nkuko iyo muri Ukraine hari urugero muri Ukraine hariya harimo Burusiya burahari. Sibiriya yo muri Irani ngira ngo Amerika irahari. Nuza muri za Sudani ziba zihari, baba bahari. Intambara zose baba bafite uburyo bazitegura. Na zino ntambara banashatse bazihagarika. Ino mitwe itera ngo za Boko Haram n'ibindi nabyo baba bafite none Boko Haram se ni umutwe w'Abanyamerika uriye. Reka Boko Haram ni w'Abanyamerika, sibyo? Boko Haram ni w'Abanyamerika, bari b'Abanyamerika, kabari imitwe y'Abarusiya, kabari imitwe y'Abafaransa. Noneho bashobora no kubafatira n'ibihano, bakavuga bati twe tubafatiye ibihano ntitunakorana nabo. Ariko nyamara kuko buriya abazungu bagira gutya bagafata Emi bakamushyira ku butegetsi, ariko barangiza bagafata Sibomana bakamushyira hariya nka negative, sibyo? Bakamushyira hariya nka negative mu gihe Emi azabigomekaho, bakaba bafite umuntu uri muri negative batagomba baramukubita bakamugezana ariko bakamusigira kuka. Ku buryo noneho iyo weho ushatse kubyimbya agatuza bahita bafata negative bakayihindura, bagahita bayihindura positive, wowe ukaba negative, sibyo? Wowe ukaba niko abazungu bakora, niko abazungu bakora. Ntabwo niyo mpamvu uzabona hariya Israel muri Middle East. None se nawe ibaza kuki Amerika igira guki gafata igihugu nka Israel, abanyaburaya bakacyemera muri one, noneho kandi bagikase kuri Palestine, kandi Palestine isigaye niyo nini, kuki se batayemera ngo b'igihugu? Nuko iriya ni negative. Baravuga ati hari abantu bitwa Abarabu bari hariya muri Middle East, ni abantu bafite peteroli, ni abantu bazi gucuruza, ni abantu bafite guhirwa kuri mu mugisha ukomoka kuri Aburahamu, kuko bose bakomoka kuri Aburahamu. Amerika irava ntago abantu tuzabashobora n'abanyaburaya. Aba bantu bazaba puissance mondiale, bazirema babishyanga rikomeye. Tugomba rero tugomba kubabuza umutekano, bakajya bahora mu kajagari k'intambara batabara neza. Kuko buriya nk'ubu waza agashyira amakimbirane hagati yawe n'umugore, imishinga yo gutera imbere niyo mwana yigeraho, ariko mushobora kugera nko kuri 40%. Noneho rero bagahita bavuga ati reka tubashyire akagugu nka Israel. Ibaze Israel yo muri 47 ejo bundi, sibyo? Ubwo imaze imyaka ingahe ibayeho? Ntabwo ari ukubona ubwigenge, yabayeho 47 nibwo yabaye ejo bundi. Hari abantu benshi hano mu Rwanda baruta Israel batarashobora kugura n'imodoka muri 47. uyu munsi ubwo urumva imaze imyaka 80 ngira ngo 80 n'ingahe n'9, sibyo se? 47 ngira ngo ni nka 80, sibyo se? ADPR yo muri 40 igize 86, sibyo? Igize 93 wenda mo hagataho, sibyo se? Ngira ngo hari 86 kwa ADPR yo muri 40 ifite 79. Antuzi ifite 79 Israel ibayeho. Noneho ibaza igihugu kimaze imyaka 79 kuba gikomeye kuruta Ububirigi bumaze imyaka 300. Maze imyaka 300 ubonye ubwigenge, sibyo? Ibaza igihugu kimaze imyaka 79 kuba gifite bombe atomique,
kuba uyu munsi ari igihugu gifite ubutasi bukomeye ku isi, kuba ari igihugu gikize gifite ubukungu buteye imbere, gifite igisirikare gikomeye kidashobora gutunga urutoki n'umuntu uwo ari we wese, kidashobora gufatirwa ibyemezo mu kanama cyangwa n'umuryango w'abibumbye. Ibyo bisobanuye iki se? Ni Amerika ihari gukomera, nta Isiraheli ikomeye iriho, ni Amerika ikomeye. Ni ukuvuga ngo ni Amerika yakoze copy paste iragenda yitereka muri Isiraheli. Iyo uteye Isiraheli uba uteye Amerika. Noneho rero Isiraheli iba imeze nka ka gasekurume kari mu shashi kaba kagomba kuzidurumbugutanya. Hariya rero Isiraheli iba igomba kudurumbagatanya iriya Middle East, kubita muri Libani, muri Jorodani, kugeza ubwo ibi bihugu by'Abarabu byaje kubona ko kugira ngo nibura binaryame bisinzire, byicukurire na peteroli, nibura bigire n'ubukerarugendo, bibonere n'amafaranga, bagira amahoro, ibyo gushaka gukomera bakayobora isi babivamo. Ahubwo babona ko bagomba kwiyunga na Isiraheli, ibyitwa igisirikare bagaparika, noneho Amerika na Isiraheli bakaza bakajya babacungira umutekano. Ni ibyo ngibyo, ni ibyo ngibyo. Bariya bose ni abagaragu ba Amerika. Uko niko ibihugu bimeze. Ubu rero uyu munsi mubona isi irimo akavuyo, wavuze uti Trump ari guha isi icyerekezo. Ngira ngo isi itangiye icyerekezo gishya 2025, sibyo 2025 nibwo isi itangiye icyerekezo gishya. Mu cyerekezo gishya rero cy'isi kigomba gusimbura, kandi bamaze igihe bacyubaka, bipima, bisuzuma, basenyana. Ubu tugiye kwinjira mu isi y'akavuyo irimo gutegura kwakira ubwami bwa Antikristo. Buri twari mu isi ifite umutekano. Uyu munsi ubu tugiye kwinjira mu isi y'akavuyo, tugiye kwinjira mu isi yo gukombata. Ahantu haba umutekano muke murabizi ko haba ibintu bitagufuye, umunyembaraga niwe urya. Tugiye kwinjira mu isi igiye kuyoborwa n'abanyembaraga, noneho abanyantege nke bakubitwe ntawo kubarengera. Ni ukuvuga ngo tugiye kwinjira mu isi ukomeye afata icyemezo. Mbese tugiye kwinjira mu isi y'ibisahiranda y'abanyembaraga, aho wenda urugero niba Ubugande burusha imbaraga wenda Tanzania, buzajya bugenda bugahita bufata Tanzania bugashyiraho undi mu perezida. Iyo niyo se tugiye kwinjiramo. Ubwo ni cya gisimba kinini kirusha imbaraga urabizi ko ubundi iyo byabagaho isi yose yateranaga ikavuga ngo twamaganye Ubugande, turasaba ibi nibi ko bihagarara. Noneho ONU ikaba yashyiraho ingabo zayo zikaba zaza guhagarika ibyo bikorwa. Ibi rero ngira ngo Uburusiya bwarabitangije muri Ukraine, sibyo? Ubwo igihugu kigomba kwisasira icyoro. Amerika irabitangije muri Iran. Buriya Ubushinwa bugiye gukomereza muri biriya bigwa bya biri hagati sibyo n'Ubuhinde na za Pakistan. Ubushinwa nabwo buriya bugiye gukomerezaho. Ibi bihugu byo muri Afurika nabyo bigiye gukomeza. Niyo si tugiye kwinjiramo. Igirusha ikindi imbaraga kizakikimira. Ubwo ikirusha ikindi imbaraga kizayakikimira. Kongo iki? Niba nshaka kugutegeka nkurusha imbaraga, ntabwo nzagira nirwa mvuga ngo muri roning nzajya ngewe nkurisha imbaraga. Ureba Amerika nitsindwa muri Iran. Iran biriya bihugu byose irabifata. Biriya bihugu ntabwo irabifata ngo yohereze y'ingabo. Irababwira ati mube munsi y'ubutware bwacu, tuzabarinda, sibyo? Tuzabacungira umutekano, Amerika ntiyongere kubakanga, sibyo? Ubwo tugiye no kuvuga ngo ni nka kwa kundi nyine ingwe ishobora kuza mu rugo hakabaho imbwa yihagararaho. Ubwo iyo mbwa niba yihagazeho, ubwo nubwo irasigarana izina ry'uko ari imbwa, ariko nayo araba ari ingwe, kuko nta yindi ngwe izagarukaho. Ahubwo iyo mbwa nayo izajya ijya gutera ahandi hari imbwa, sibyo? Izibwira ati mupfukame, njye nagwanye n'ingwe,
ndayica cyangwa se irahunga. ubwo nta yindi sibyo. Irani nayo nicyo kintu kiraba wumvishe ko yavuze ko izaruhuka irwanyije Amerika, Palestina ibaye igihugu. Iyi niyo si ubu tugiye kwinjiramo, n'isi y'umwaku, n'isi izaba ifite ibibazo. ntabwo Palestina izigera iba igihugu, nayo ntabwo izaba igihugu, niko Israel ivuga. Ubu ni ukuvuga ngo ibihugu bigiye kongera ibi bihugu bitoya bigiye gushaka ubuhake mu bihugu binini. Niyo mpamvu ubu igice kimwe cy'isi kigomba kugenda kikegama ku Burusiya, ikindi kikegama ku Bushinwa, ikindi kikegama kuri Amerika. Ibice bitatu. Noneho waba watewe Ubushinwa bukavuga buti bukaza gutabara, noneho Ubushinwa akaba aribwo bugwanira na Amerika iwabo, cyangwa bukaharwanira n'Uburusiya. Iyi niyo si tugiye kwinjiramo, kandi bariya bagabo bo batatu ibyo bakora barabizi, bazi neza ko Amerika, Uburaya bwo n'ubushyiremo kuko Uburaya na Amerika, barabizi, bazi ko barimo gutegura kwakira umutegetsi witwa Antikristo. Uyu mutegetsi rero kugira ngo aze agomba kuza isi idafite amahoro, abantu bafite amahoro ari bariya batatu gusa: Uburaya, Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya. Abandi bose ku buryo banakicara bakaganira kuvuga ati dukora iki, ariko tugikora abandi bose badafite amahoro. Noneho ku buryo Antikristo nibamwakira, isi yose izahita iyoboka. Hari icyago gikomeye rero kiriho abantu batabona, ni abanyamadini. Wenda tuzabikorera ikindi kiganiro. Abanyamadini kuko bamaze kujya gupfukamira aba bategetsi. Amadini yiyunze na leta akaba ari wo mwaku, kuko ubu akaba ari wo mwaku iyobokamana rifite kugeza kuri uyu munsi. Kandi noneho abakristo, abanyamadini bari kubafata bakabashaka kugira ngo babe abakristo ba Kristo, bakaba abakristo b'amadini, kugira ngo bazajye muri, kuko iyo uri uwa Yesu ntabwo systeme wayijyamo, ubu uyibona. Ariko iyo uri uw'idini winjirana n'idini nyine. Urumva iyo bafunguye gate uri muri kwasteri winjana kwasteri, ariko iyo uri inyuma wigendera n'amaguru bashobora gufungura amakwasteri yakwinjira warebamo imbere ukisubirira inyuma. Reka rero tubwire abantu ngo basenge kandi babe maso. Turi kwinjira mu bihe bikomeye ariko byarahanuwe. Hari intambara zikomeye zigomba kubaho zagiye zihanurwa. Yes, ibiganiro byacu nakagaruka rero. Ciao ciao.